batera indirimbo bari mu kuririmba ariko bari bakiri mu mubiri bataruzura umwuka wera kandi ijambo ryaravuze yicaye iburyo bwane iburyo bwase niyita ku nguzaje mu ijuru cyo nico kintu Imana igukeneye ontaka idebo sango kotegaye ubaba bari ntibazi icyo bagize gute bakoze arangije aduhereza agakiza arangije aduha imigati abana banyu bari kwiga bakarangiza kandi bene wanyu aribo bishe Yesu arabanya muri mufite akazi kandi bene wanyu aribo bishe Yesu kubw'imbabazi yagize gute yatugiriye bitabaye izo ngizo biramutse bivuze ngo twanga abanzi bacu na Yesu aba yaratwanze impamvu yadukunze no kugira ngo tugire gute tumwigireho yego tugomba kwigira kuri Yesu tugakunda abanzi abanzi bacu kandi tukaba mu mwuka impamvu ikindi abantu bari mu gusengera mu ndimi akiri mu mubiri uyu muntu aragora cyane ntazabura gusengera umwanzi we nabi ariko umuntu uri mu mwuka azamera nka Sitefano bateye amugirira neza hari abantu baza ku musozi akamatembesha nk'ikibuye akavuga ngo uku niko ntembesheje umwanzi wanje kuratembesha umwanzi wawe agatembesha ati naje ndamutembeshe hari igihe atazatemba wowe ugatemba nimba ukora igikorwa kugira ngo ku mibare Imana irazandika ikamenya ko wowe uri indyarya mureke uburyarya mu nzu y'Imana mureke amatiku mureke imibare yanyu iyo mibare mufite ni Imana igiye kumanuka ikabatsembaho kandi mugahura n'akaga gakomeye cyane nta kizakurokora icyo umuntu abiba nicyo azasarura wabize imibare nawe bizakugora kugeraho ugomba kugira gute kugera ubwo Yesu agiye kuza ugiye kubura werekeza iyo mibare yawe aha urakoze cyane Imana igumuye sabira abasi bawe neza utangira ubasengere utangira ubasabira umugisha Yesu yavuze ngo iki nubasabira gutyo uzaho barunza amakara yakakuki ku mutwe ariko nubasabira nabi bazatera imbere nusenga abakunzi ba Negebu TV turabashuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana turavuze ngo umugisha Imana itanga ube kuri mwe mu byanyu ndetse no mu banyu ni mwene so Ndayisaba Pascal nkuko bisanzwe ni Negebu TV ukurikiye dushimiye mwebwe mwese mudukunda mukadukurikira aho muherereye hirya no hino abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuhuje kandi turabifuriza amahoro y'Imana bari mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'abaturanyi abari Kongo Tanzania Kenya ibihugu byose bigize uyu mugabane wacu wa Afrika bari hirya ku mugabane w'Iburayi Amerika Oceania n'indi migabane igiye itandukanye turabizi ko mudukunda kandi mujya mubitwereka ko mubana natwe Imana ibaha umugisha uyu munsi wa none nk'uko mubibona imbere ya kamera zacu murahabona umukozi w'Imana si ubwa mbere abonetse kuri Negebu TV abantu benshi mwagiye muduhamagara mutubwira ko mwamukunze cyane mutubwira kandi ko mumukumbuye Imana ibaha umugisha twongeye rero kugira umugisha wo kumubona ntabwo biba byoroshye Imana yahamagaye umuntu ikagura umurimo kuboneka ahantu hamwe igihe cyose ntabwo bijya bikunda twihuse reka tumwakire tumusuhuze uraho neza mukozi w'Imana muraho neza amahoro y'Imana nabane nawe namwe kandi muhorane Imana ibahezagire yego twari tubakumbuye rwose abakunzi ba Negebu bari babakumbuye reka mubasuhuze mugire ikintu mubabwira turabasuhuje mu izina rya Yesu aho muri hose abari ku mugabane w'Uburayi abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo turabaramukije amahoro y'Imana abe muri mwe kandi Imana ikomeze kubagwiriza imbaraga naje mbonetse kuri Negebu nari mbakumbuye cyane ariko nshimye Imana kongera kubana namwe no kongera kuvugana namwe no kuvuga ngo mukomeze mugubwe neza mu izina rya Yesu amen amazina twibutse amazina hari abantu bakwibuka ariko hari n'abandi bakubonye ari ubwa mbere amazina yanje ni yayandi wanyita Profete wanyita Mutumishi ariko amazina niswe n'ababyeyi ni Daniel Tuyisenge ukunda Imana
ndetse ngakunda n'abantu bayo bose mu izina rya Yesu. Amen. Reka tugusabe nk'uko umuco w'abasangira iby'Imana, abantu barabizi ko kuri Negebu TV ntabwo tuhacisha urubuga rw'imikino cyangwa se filimi na komedi. Barabizi ko iyo bafunguye Negebu TV aba ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka rero nk'uko umuco wacu uri, ubanze usenge Imana kugira ngo ibyo tugiye gukora byose ibane natwe. Mana nziza, Mana ikomeye ifite imbaraga, Haleluya. wabwa ikuzo, urabikwiye. Hirya yawe nta yindi twahasanga uretse wowe. Mwami, turavuze ngo urera, umaze igihe kinini uturinda. Hari abarwaye wakijije, hari n'abakirwaye bizeye kuzabakiza. Mana, turagushimiye kumwe imirimo n'ibitangaza. None tugiye gutangira kuvuga ubutumwa bwiza, ariko twe ndaco twobasha kwishoboza. Uzudushoboze kugira ngo bigende neza. Kandi ufashe umuntu wese udukurikiranye situation z'ubuzima yabahagazemo, akimara kumva ndetse no kwakira iyi message, ureke abashe guhinduka mushya mu bugingo ndetse no mu mubiri. Ureke kugira amateka yuhindura, agira ibintu bitandukanye bihinduka. Ureke izurema bigira ireme mu izina rya Yesu. Kandi bimenyekane hose ko kuri Negebu Imana yahamanukiye kugira ngo izikize abantu batandukanye. Ngo kora ibirenze ibitandukanye. Mwuka wera wawe azatuyobore, Mwuka wera wawe azatwegere, kandi akora imirimo ikomeye hagati muri twe. Ni mu izina ryawe gera Yesu, urakoze. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Rero turatangiye n'ikiganiro cyacu. Uyu munsi wa none twifuje kuganiriza abadukurikiye ku kintu kijyanye n'urukundo, kuko twamaze kumenya ko twageze mu bihe Pawulo yavuze, aho yabwiye abantu ko mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja. Iyo witegereje muri iyi minsi ya none, cyangwa se bishobora kuba ari amaso yanjye, wowe ubona ikijyanye n'urukundo muri iyi minsi kimeze gute? Icambere cyo uvuze neza, izo Pawulo yahanuye zarasohoye. Igihe tugezemo ni igihe abantu batagikundana, ahubwo basigaye bakunda bashingiye ku bintu runaka. Nkunda ejo kintu mbajije, hari umuntu wakimbajije ejo, ariko urebye usanga dwaramaze gukonja, haba mu makanisa, haba henshi hatandukanye. Abantu ntibakigira urukundo, ariko kandi ntago zari bikwiriye. Usanga umwana wa pastor iyo yavyaye, abantu baranira kureba ko umwana pastor yavyaye. Iyo umuririmbyi runaka cyangwa se perezida wa korali yavyaye, abantu baza bashaka kureba uyu mwana wavyawe na perezida. Ariko umukristo uba mu itorero, ntabwo iyo yavyaye kuko akennye, kuko nta kintu afite, abantu ntibaza baharanira kumukunda, nta n'ukeneye kumureba. Rero nibigaragara kandi kintu abantu birengagiza, nuko umuntu utafite urukundo atazaja mu bwami bw'Imana. Rero uko ubibona naje niko mbibona, ndetse kandi mbibona cyane birenze uko abandi babibona. Ariko tugeza ahakomeye, Yesu yukariwe, Yesu ari mu nzira ko araza. Abantu ni mukanguke, mwe kugendera mu kigare, mugira imitima mizima ibabarira, dukundane, kuko twese turi bamwe, twaremwe n'Imana. Uko uteye kose waremwe n'Imana, ube mugufi uzi Icongereza waremwe n'Imana, ubukize cyangwa se ukennye waremwe n'Imana. Birakwiye ko rero tugwiza urukundo. Icoco rwarakamutse, rwarakonje, izo Pawulo yahanuye zadusohoye kandi ntizari bikwiye. Muri iki gihe nubwo urukundo rwinshi rw'abantu bigaragara ko rwamaze gukonja, ariko ko abantu benshi uganira nawe arakubwira ngo ndagukunda, wo muvuganye kuri telefone akakubwira ngo ndagukunda. Mbese ni iki umuntu ashobora gukora kugira ngo agaragaze ko afite urukundo? Uvuze neza, urukundo ntabwo ari amagambo. Urukundo ni ibikorwa. Kandi urukundo ntabwo rurobanura ku butoni, ngo rukunda abazi Icongereza gusa, abatakizi ngo rubareke.
urukundo ntiruza rukunda inzobe ngo rwange ibikara, urukundo ntiruza rukunda abantu bari mu mahanga ngo rwaje bari mu Rwanda, urukundo ntabwo ruza rugira gute ntirurobanura. Rero kugira ngo urukundo rugaragare ni ibikorwa. Ijambo ryaravuze ngo nk'uko Imana yakunze abantu bari mu isi cyane, Imana imaze kudukunda yakoze igikorwa iduha umwana wayo Yesu Kristo. Rero gukunda ni ugutanga, gukunda ni ibikorwa ntabwo ari amagambo. Jo umuntu ambwiye ngo hari umuntu ushobora guhera ku itariki ya mbere kugeza ku 10 ngo ndagukunda ariko nta gikorwa kigaragara. Bene urwo rukundo ni uburyarya, nta rukundo rurimo. Garagaza urukundo ruvane mu magambo ruje mu bikorwa ndetse kandi ubikora ubikunze. Rero hari abantu baza bavuga ngo umuntu yakubwira ngo ndagukunda ariko yamara akagera hirya mutandukanye akamatangira kukuvuga nabi. Nabonye izo bintu zeze cyane, sirimwe sikari naje zambayo nagize mu gishanga za kumenyana n'abantu tugakundana ariko umuntu mugakundana ariko yamara yagera hirya agatangira kukuvuga nabi, kandi mwari kumwe akavuga ngo ndagukunda kandi uracari inshuti yaje, ariko zagera ku ruhande agasanga karakuvuga nabi. Rero urukundo kugira ngo rumere neza nuko ruboneka mu bikorwa. Urukundo rutagira inenge nirwo Imana ikeneka abantu bakundana. Urukundo rutatoranya, urukundo rutari urw'amoko, urwo nirwo rukundo Imana ikeneko tugira gute dukundana. Urakoze cyane, ubivuze neza, ariko hari ikintu maze igihe mbona iyo tuvuze gutyo ngo urukundo rugaragarira mu bikorwa. Abantu bajya batekereza ko umuntu wese ubwiye ngo uramukunda wagira ikintu umuhereza, ndetse waba ufite n'ubushobozi bukeya, wenda wafashije umuntu umwe, wafashije babiri, ariko umuntu wese ubwiye ko umukunda agakenera ko ugira ikintu umuhereza. Ntibishobora kubera imbogamizi umuntu udafite ikintu atanga kuba yagaragaza urukundo. Ikintu dutanga si amafaranga, idutanga izo tudafite. Nk'ubuje nta faranga mfite naguha ngo ndagukunda, icyo mfite nta kindi nagusengera Imana ikakugirira neza. Nico kigaragaza ko ngukunda. Ndaguha icyo mfite ngusengere, nawe nimba ari icyo ufite ukimbe, ariko nimba nta naco nawe ukaba ufite isengesho nawe gira gute sengera. Kandi sindobanura ku butoni ngo sengera abari muri Amerika ngo bari mu Rwanda nimara mbareke. Ngomba gusengera bose, ngomba gufasha bose, nico urukundo ruvuga. Rero kuvuga ngo urukundo ntabwo ari ukuvuga ngo mfite ifaranga. Urebe no mu myaka ya kera n'igihe cya kera abantu uretse ko buzahindutse nyine mu matorero, je nakuze mu itorero hari zishinagiye mbona y'umuntu atagiraga ifaranga zo kuzana mu gutura mu kibo yazagaza n'imyaka akayitura, ariko ubu ngubu ntago bikiriho. Kubera iki? Abantu abanyamadini bakeneye ifaranga. Rero ifaranga zabaye muri make zabaye ibindi, ariko ntizari bikwiriye. Wibuke Petero na Yohana bakunze cya kirema cyari kiri ku marembo y'urusengero gisabiriza, ariko icyo cyashakaga zari ifaranga. Ariko Petero baravuga ngo ifeza n'izabu ntazo tugize gute dufite, ariko icyo dufite mu izina rya Yesu turakiguhaye, gira gute haguruka ugire gute ugende. Rero mu rukundo utanga icyo ufite, icyo udafite tiwobasha kugitanga. Timukaze mwiti. Yesu yaravuze ngo ufite imyenda ibiri aheza ugize gute udafite n'umwe. Ikintu cyose ufite k'urukundo birakwiye kugitanga kandi utarobanuye ku butoni. Jambo ryaravuze ngo tugirire neza bose uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane abo mu nzu y'iki yabizera. Yego. Muri iyi minsi rero biragoye kubona abantu bagaragaza urukundo. Uvuze ikintu gikomeye, uravuze uti ijambo ry'Imana ratubwira ngo mukunda abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu yabize, ariko n'abandi batarayizamo nabo tubagirira urukundo. Muri iyi minsi ya none cyane cyane ahangaha kuri social media twirirwa, ahangaha dukorera umurimo w'Imana, ko tubona abakozi. Amen.
ko tubona abitwa abakozi b'Imana barimo kwambikana ubusa. Watubwiye ngo uri porofete, birumvikana ko uri umuhanuzi w'Imana, ariko turimo tubona abantu bamwe baza bagahanura, abandi bakaza bakavuga ngo wabeshye, abandi bakaza bakagutuka, ko abantu bo mu nzu y'Imana bagakwiriye kuba bagaragarizanya urukundo kurusha abandi, tukaba tubona barimo kwambikana ubusa. Ni iyihe nama wagira mwene abo bantu kugira ngo bagaragaze urukundo rw'abana b'Imana? Ikintu ca mbere nibamenye ko bayoze. Paulo yarabivuze bitari zabo, aravuga ngo bene abo ni intumwa z'ikinyoma. Rero abo baza kuza gusenya abandi mu matiku, naje nzambibona sinzambitaho n'umwanya. Ndatangara cyane iyo mbona umuntu afunguye kuri YouTube agasanga na amatika ariho akagomeza guseka ari kubireba, akomeza kubihanga amaso. Kubera iki? Bene abo ni intumwa z'ikinyoma. Reka gutakaza umwanya wawe, ahubwo takaza umwanya wumva ijambo ry'ubuzima, takaza igihe cyawe wumva ijambo rirema, wumva ijambo rizura. Reka gutakaza umwanya wawe ayo maso atazanapfa ubaye ureba amatika ari kuri izo social media. Sizo ntumwa z'ibinyoma. Abo bari mu kuza gusenya abandi, izo ntabwo ari intumwa zatumwe n'Imana, ahubwo ni intumwa z'ikinyoma zamaze kugwa, zamaze gutakara. Ahubwo mbabwire ngo Imana inkota y'Uwiteka izobarya kandi ntaho bazayihungira. Nibakomeze bakinire mu kibuga, ariko Imana irabamanukiye. Yesu yaravuze ngo burije ngo nkwiye gukora umurimo wagize gute uwantumye hakiri ku manywa. None nakosega kuko ngo nigiye bugiye kwira, ngo igihe umuntu atazabasha kugira gute kongera gukora. Yego. Rero bari mu gukora agahimana yabahaye, bari mu kugakoresha nabi. Ariko amahirwe Imana yari yaratanze agize gute ararangiye, arabarangiranye. Icyo Imana ishaka nuko bahindukira. Niba dahindukira, Uwiteka aje kubereka ko mu gihe bakiniragamo kagize gute karangiye. Aha, urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Urukundo rwo muri iyi minsi iyo ndebye, iyo nitegereje mbona rwarajemo imibare. Umuntu akunda umuntu kuko hari ikintu abona yazamukuraho. Umuntu atwerera umuntu kuko abona azamutwerera. Umuntu asura umuntu kuko abona namusura hari ikintu azamuzanira. Uyu munsi wa none wagira iyihe nama cyane cyane turibanda ku bakirisitu, ku banyetorero? Uyu munsi wa none mu itorero wigeze kubikomozaho, umukene agakora ubukwe akabura umutwerera, umukene akabyara akabura umusura ngo amuhe n'akambaro k'umwana, ariko umukire yabyara bakamuzanira n'ibyo atazabona icyo akoresha kuko we yiteguye kera ibyo yagombaga kuba azakenera. Niyihe nama wagira abantu bafite imibare mu rukundo kandi ukatubwira n'iki ijambo ry'Imana ribivugaho? Icyambere aba bantu mbabwire ngo ntibazaja mu bwami bw'Imana. Nimba mukundana mu mibare ntimuzaja mu bwami bw'Imana. Kuntu umuntu yaguhaye, kuntu umuntu ataguhaye. Twige gufasha abantu ntacyo turebeyeho, twige gukora umurimo w'Imana nk'abazahembwa n'Imana. Nidukorera Imana nk'abazahembwa n'isi tuzarimbuka, kandi tuzaja mu muriro. Inama nabagira ya mbere ni uguhindura uburyo, mukiga gufasha abantu bose, mukamenya gufasha. Kwanza se kurashira umukire wazaye umuceri arawukeneye. Hari abakene badaheruka kurya, niho wagashira uwo muceri. Urahereza umukire ifaranga yazibuze arazifite, ahubwo reba babandi batafite icyo bagira gute bazikoresha. Babandi nako badafite bakennye, abo nta nibo bazagusengera, nta nibo bazagusabira ku Mana. Mumenye kubiba. Ijambo ryaravuze ngo icyo umuntu azabiba nicyo azasarura. Rero nubiba neza uzakorera Imana, bagahindura ingamba. Yesu ategereje kubona ukoze igikorwa kiza akakugirira neza. Kayini yegeze abazwa n'ukuntu Imana yanezerewe Abeli. Imana ibwira Kayini ati, Kayini niki kiguteye umubabaro? Wokora neza nti wokwemerwa, ariko nukora nabi ibiza cyangwa se bibi bizitugatugira ku rugi rwande rwawe. Ntakizagira gute, ntakizabigukiza. Kugira ngo ukizwe ibibi nuko wiga gukora neza. Mureke gukundana mu mibare.
imana zarayirakaje. Nukundana mu mibare nta rukundo uzaba ugize gute ufite. Kandi izo bintu zo gukundana mu mibare bije ku bwa Ananiya na Safira. Kera ntago zabagaho. Ananiya na Safira bakoze icyaha nabwo bagiye mu mibare. Bamaze gutanga isambu bari bemereye Imana, bamara ifaranga zivuyemo bazikatamo kabiri. Bagira inama yo kubesha Imana. Ikintu cya mbere cyababaye kubwo kubesha Imana no kuja muri iyo mibare wambajije barapfuye. Hari abantu bari mu mibare bamaze gupfa. Imitima yabo Imana atigira gute tabwibona. Yesu yageze abwira abafarisayo aravuga ngo mwibwira ko mwambaye ariko nyamara mwambaye ubusa. Mwibwira ko muri abakire ariko muri abatindi ndetse muri impumyi, muri abakene bo ku rwego rukomeye rwo kubabarira. Rero saba bashimana muve muri izo mumenye ko Imana igize gute ibashaka. Mugaru urukundo niko bimeze, ico nico kintu Imana ikeneye. Nimba ukora igikorwa kugira ngo ku mibare Imana irazandika ikamenya ko wowe uri indyarya. Mureke uburyarya mu nzu y'Imana, mureke amatiku, mureke imibare yanyu. Iyo mibare mufite ni Imana igiye kumanuka ikabatsembaho kandi mugahura n'akaga gakomeye cyane. Nta kizakurokora. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Wabize imibare nawe bizakugora kugera aho ugomba kugira gute kugera. Ubwo Yesu agiye kuza ugiye kubura werekeza iyo mibare yawe. Urakoze cyane, Imana iguhe kandi gikomeye. Bibiliya ivuga ikigisha abantu gukunda abanzi babo. Wowe ku ruhande rwawe ubona gukunda umwanzi wawe bishoboka? Ndi umukristo, ndi umubwirizabutumwa bwiza kandi umunyamakuru, ndimo mbariza abantu benshi bagiye batandukanye. Hari ikibazo umuntu uri hirya no hino ashobora kwibaza, nanjye reka mubarize ko muri iyi minsi Bibiliya tubwira ngo dukunde n'abanzi bacu. Ubona gukunda umwanzi wawe byoroshye? Uretse ndashaka kubanza kugira ingero ngenda nguha. Muri iyi minsi hari abantu bajyaga bagira urukundo rwo gufasha abantu bagiye batandukanye, ariko bakagenda yajya gusenga ibintu byaranze bakamubwira bati hari umuntu wahaye 1000, uwo muntu yarakuroze niwe waguteje inyatsi. Hari umuntu wadahiye ku muceri, uwo muntu niwe waguteye inyatsi, uyu munsi nicyo gituma urimo guhaha ku kiro. Mwene urwo rukundo rudusaba gukunda abanzi bacu kandi baduhemukira, ni gute dushobora gukunda abanzi bacu bigashoboka? Icyo kibazo mbajije ejo nari ndi mu iteraniro, icyo kigisho umwuka yarakimbaye ndakibwiriza, ndi mu iteraniro aho dutaramira. Rero gukunda abanzi bacu ni itegeko ry'Imana. Niwo muco Kristo yatwigishije. Hari abantu benshi mbona baje ku misozi baje no gusabira abanzi babo ibintu bibi. Reka kubwira umwanzi wawe ngo apfe, reka kumusengera ngo apfe. Umuntu nagukubita urushi hano uhindukize na hano. Harimo ijambo ryitwa kwihangana. Irindi jambo ririmo nuko tutarwana n'umuntu ahubwo turwana na Satani. Satani ashobora kwinjira mu muntu kugira ngo aguhemukire. Ayo niryo banga ririmo aho ngaho ryatumye Yesu avuga ngo tusabire abanzi bacu gute neza. Nuko bari abanzi bacu umubi ntabwo ari bo ahubwo umubi ni uwicaye muri bo. Hari igihe Yesu yageze abwira Petero ngo mva inyuma Satani. Petero ntabwo yayi Satani muzugirira neza. Hari abantu baza ku musozi akamatembesha nk'ikibuye akavuga ngo uku niko ntembesheje umwanzi wanje. Kuratembesha umwanzi wawe gute? Agatembesha ati naje ndamutembeshe. Hari igihe atazatemba wowe ugatemba. Sabira abanzi bawe neza, utangira ubasengere, utangira ubasabira umugisha. Yesu yavuze ngo iki nubasabira gutyo uzaba barunza amakara y'akakuki ku mutwe. Ariko nubasabira nabi bazatera imbere. Nusenga ubababarire, ntibazi icyo bagize gute bakoze. Arangije aduhereza agakiza, arangije aduha imigati. Abana banyu bari kwiga bakarangiza kandi bene wanyu aribo bishe Yesu.
muri mufite akazi kandi bene wanyu aribo bishe Yesu kubw'imbabazi yagize gute yatugiriye bitabaye izo ngizo biramutse bivuze ngo twanga abanzi bacu na Yesu aba yaratwanze impamvu yadukunze ni ukugira ngo tugire gute tumwigireho tugomba kwigira kuri Yesu tugakunda abanzi bacu kandi tukaba mu mwuka impamvu ikindi abantu bari mu gusengera mu ndimi akiri mu mubiri uyu muntu aragora cyane ntazabura gusengera umwanzi we nabi ariko umuntu uri mu mwuka azamera nka Sitefano bateye amayidebo sango kotegaye yicaye iburyo bwase ntiyita ku ngo uzaje mu ijuru cyo nicyo kintu Imana igukeneye utaka tera indirimbo bari mu kuririmba ariko bakiri mu mubiri bataruzura umwuka wera kandi ijambo ryaravuze komeze mugendane nimba udahindukiye nimba uri mu itorero nta rukundo ufite nimba uri mu idini utaramenya kubabarira nimba uri umunyamasengesho utaramenya kugirira neza abanzi bawe isoni Satani ndabitangaje ugenda akomeza kuyobora ubuzerure ureke kwishushanya mu bera b'Imana ureke kwishushanya mu nzu y'Imana birakwiye ko tugira urukundo ntago bikwiye ko tugira urwango nico Imana idutegeka nimba utemera kuyoborwa na Kristo kuko izo yagutegetse wamaze kwemerera Satani ni uri kukuyobora kutagira urukundo ni uri mu kukuyobora gusabira abanzi bawe nabi ntabwo ari Imana rero yagutumye ahubwo ni Satani niko bimeze kandi note ko segaye niko bimeze nudahindukira soni Satani wicara uzingu uzaje mu muriro nukongere kuririmba ijuru ahubwo emera wera uri umukorere kuko wanze kwemerera Imana ngo uhindukire yes urakoze cyane Imana iguha umugisha uyobowe n'umwuka rwose ubisobanuye neza nsanze ikibazo kiriho ari uko abantu bari mu mubiri kuruta uko baba mu mwuka umuntu abaye mu mwuka yafata ibihe byo gusenga ku rwego ageraho yambara imbaraga aho umwanzi adashobora kumuhemukira yamugiriye neza cyane rwose abantu rero babe mu mwuka kuruta uko baba mu mubiri reka Imana iguha umugisha ku bw'iki kiganiro ndatekereza abantu benshi kizabahindura bagahindura uburyo bakundanaga bagahindura imyumvire mu rukundo kandi n'abari barahagaritse gukundana kuko ngo babahemukira bagakora iby'urukundo bakagaragaza urukundo ariko bakongera n'ibihe byo gusenga bakaba mu mwuka kuruta uko baba mu mubiri reka ngusabe twegereze ku musozo ariko udusomera ijambo ry'Imana riherekeza ubu butumwa dutanze ubundi twegereze ku musozo tuzakomeza n'ikindi gihe Imana iguha umugisha reka rero sinsoma amagambo menshi yego ndasoma hano muri Timoteyo wa mbere urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cyaho ni icya 4 ku murongo waho wa mbere haravuze ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka yego ariko umwuka avuga yeruye yego mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizero bite ku myuka iyobye n'inyigisho z'abadayimoni muri iyi minsi yego abantu benshi bamaze kuyoba amen 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 bangu wasomera Bwana sifiwe amen soma iyo mirongo ko ari 2 umurongo wa 2 wa mbere umurongo wa mbere n'uwa 2 some mu izina rya Yesu urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo murongo igice cya mbere igice cya 4 dore ku murongo wa mbere aravuze ngo Paulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo iyi ni titire ntabwo ariho wanasifiwe dusome mu izina rya Yesu ariko umwuka avuga yeruye ati ariko umwuka wera w'Imana avuganye nawe yeruye anyuriye muri profete Daniel uhamagawe n'Imana mu gihe nk'iki
ati mu bihe bizaza mwa bino bihe byamaze twamaze kugeraho. bamwe bazagwa, bamwe dore bamaze kugwa. bave mu ni Pawulo wavugaga aya magambo, ariko ntabwo ari we. Pawulo ntagihari, haracyari Daniyeli, haracyari n'abandi batandukanye, ariko aravuze ngo mu bihe bizaza nibyo twamaze kugera muri. bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bamwe bazagwa bave mu byizero, kandi benshi bamaze kugwa bavuye mu byizero ngo bite ku myuka iyobya. abantu benshi bari mu kwita ku myuka iyoza, bari mu gukora ngo za faya abantu bakagwa, bari mu gutera abantu parufe bakagwa hasi, bari mu kuvuga mu ndimi z'abadayimoni, bari mu gukora ibintu bitandukanye, ariko kandi ni imyuka iyoza Pawulo yahanuye yamaze kudusohoraho mu Rwanda, yamaze kuzenguruka muri Afurika no mu Burayi impande zose. Ubu ni bwa buhanuzi Pawulo yahanuye bwamaze kugira gute gusohora, ariko abantu ntibari mu kubimenya, bari mu kugendera mu kigare, ntibari kumenya ko ijambo ry'Imana iri mu kuvuga, ahubwo bari mu kuyoba bakagendera muri ico kigare. Yego. Ariko yavuze ngo abantu benshi bari mu kwita ku myuka iyobya. Niyo myuka tugezemo, kandi iyo myuka ni y'abadayimoni. Wowe munyamasengesho, wowe wari warizeye Kristo, reba uhagaze mu gihe nk'iki, reba nimba utari kuyozwa n'iyo myuka. Heteko segai, rebo saidi mosangai. Reba nimba iyo myuka itari mu kukuyoza, ureba uhagaze, bigutere guhindukira, kuko Yesu waraje, umwami ageze ku irembo, araje. Noni atozi egaya, reba neza umushumba ugushumbye, nimba ataratewe n'iyo myuka, reba bamuririmbana, nimba badafite iyo myuka, menya aho uhagaze muri iki gihe Yesu agiye kugarukamo. We kwita ku myuka iyobya, ahubwo uhamagara umwuka w'Imana yongera agaruke muri wowe. Biravuga ngo arabavuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, umenye ko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, yamara akagira gute akigenda. Ariko nimba uri tayari, gira ahantu upfuka muvuge ngo mwuka ndagusabye, ni wongere ugaruke ku buzima bwanje. Amen. Endelesha. Kabiri havuze ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha, bari murimo kuyozwa n'uburyarya. Abigishwa mufite abigishwa b'indyarya, mufite abavuga butumwa b'indyarya, bari mu kubabwiriza, namwe mukagendera muri ico gipindi cabo. ngo b'abanyabinyoma, kandi nyamara ni abanyabinyoma. Nubwo basenga ni abanyabinyoma, bora mu makositime ni abanyabinyoma, bagenda mu modoka zihenze ni abanyabinyoma, bitwara ugutandukanye ni abanyabinyoma. Hindukira munyamasengesho, hindukira wa muzeyi we, hindukira wowe wizera Kristo, umenya uhagaze mu gihe nk'iki cy'iminsi ya nyuma y'imperuka. ngo bafite inkovu z'ibyaha mu mutima. Aho ni Imana yantumye kwanza. Bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Imitima yabo yuzuye mu ibyaha, bamaze guterwa n'iyo myuka. Izabakora biratandukanye. Ubusambanyi bwabase imitima yabo, ubujura bwabase imitima yabo, ubugambanyi bwabase imitima yabo. Bamara bakiyorosa amakote, agahu k'intama, kandi indani muri bo ari amasega aryana. Ariko Uwiteka aje guhangana nawe, igihe cyanyu kirarangiye. Ariko mwebwe mureke kuyoba. Pawulo yaravuze ngo ntimuyobe. Imana ntagikeneye ko mugira gute muyoba, nimuhindukire, Imana izabagirira neza. Rudiani, Mungu atakutendeye amatendo makuru. Imana ikeneye kugaruka. Yeremiya yarabihano aravuga ngo nimugaruka nzabagarukira. Ibishimwa nimuvana mu bigawa nibwo muzabanga akanwa kanje. Mureke mwe kwitiranya ibintu, ahubwo mukora ivyo Imana igira gute ishaka. Mwe kuyoba muri iyi minsi. Abantu barayoze, abantu bari mu kimbo cyo gutambutsa ubutumwa bwiza, bari gutambutsa amatiku no gusebanya, bari mu gutambutsa ibisenya imitima y'abantu, ntibari kubaka ubwami bw'Imana, bari mu gutambutsa urwenya. Abari abashumba, abari abapastori, arabanuzi, bari mu gutambutsa ibidakwiriye, ibiteye isoni n'izisoni nkeya. Ariko iki ni igihe Imana ikeneye ko muhindukira. Bari mu gutambutsa
ijambo ry'Imana bakivugira gusa ibinezeza imitima y'abantu, ariko izubaka imitima y'abantu ntibiboneke. Ibibwira abantu ko Yesu agiye kugaruka, izo ntibiboneka. Ariko icyo mbatangariza ni iki, nuko umugeni atashye wiboneza niyiboneze, ukiranuka ntakiranuke, uwandura agumye yandure. Ariko icyo Imana ikeneye nuko muhindukira, kuko Yesu ari bugufi. Mureke abantu bagiye muri bizinesi kuruta gutekereza kuza ubwami bw'Imana, baburiye Imana umwanya. Abantu babaye bisa, niyo mpamvu Imana nayo ije kubatungura. Yesu yaravuze ngo zaza nk'umujura, hetako sagra notira zaidi masema. Yaravuze ngo zaza nk'umujura, murabe maso. Abantu ntibakiri mu kuba maso, bari kubera maso ubutunzi batunze, bari kubera maso izisi batunze, bari kubera amaso abantu Imana yabahaye, bari kubera amaso izisi gusa, ariko ntibari kubera amaso ubugingo bwabo. Ariko Imana ikeneye ko ubera amaso ubugingo bwabo. Hey, haleluya. Ndasoje ngiye gusenga Imana. Ariko icyo Imana ikeneye kuri wowe ni ukuba maso. Icyo Imana ikeneye kuri wowe ni ukumenya guhunga, ni ukumenya amarenga y'Uwiteka, ukamenya guhungira ku Mana. Nicyo kintu Imana ikeneye ku buzima bwawe. We wifuza kwakira Yesu Kristo, we wifuza guca bugufi no kwemera guhindukira, ukegera Imana, bwira Imana ikugarurire umwuka wera agaruke muri wowe. Imbaraga za mwuka wera zongere zikugarukeho. Ibihe watakaje uri gukorera Satani, ibihe watakaje uhanze amaso ifaranga, uhanze amaso akazi, uhanze amaso bizinesi, ndagira ngo kirakurangiranye. Tangira none uyu munsi ukimara kumva iyi message, utangire uhamagara umwuka wera agaruke muri wowe, agenge ubuzima bwawe, agenge imibereho yawe, kuko nicyo Uwiteka Imana agukeneyeho. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngiye kugusengera Imana. Ukeneye kumvugisha, hamagara kuri 0788 72 91 46. Iri no kuri WhatsApp 0788 72 91 46. Ubwami bw'Imana buragutegereje. Yesu aragutegereje. Yesu ateze amaboko, akeneye kuhindukira, akeneye kuba amaso, akakugirira neza. Data, mu izina rya Yesu, haleluya, ndagushimiye, ndaguhimbaje. Urera kandi urakiranuka, wambaye icubero no gukomera, ntawuwanye nawe. Ndagushimiye kubw'ubutumwa bwiza, kubw'ikiganiro gitambutse hano. Uwiteka Imana afashe umuntu wese uri impande zitandukanye, ugiye gukurikirana aya makuru udutumyeho, kugira ngo abashe gukira mu buryo bw'umwuka, ndetse kandi uze kuza kumuvana mu gitabo cyo kurimbuka, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Abinangiye imitima ubaye kwemera ndetse no kumvira, babashe gukizwa, bahindukire, bamenye icyo bashakaho. Mu izina ryawe ryera ndagushimiye Data, amen. Aha, Imana iguha umugisha, mukozi w'Imana, muhanuzi w'Imana, kugeza ku badukurikiye ubutumwa Imana yari iguhaye. Mu gitondo nibwo umwuka w'Imana yansanze, mbona ndimo kuganira nawe ku bijyanye n'urukundo. Rero dushimiye Imana ishobora byose, idushoboje kugera ku ntego z'icyo yagambiriye kugeza ku badukurikiye uyu munsi. Reka tubwire abakurikiye Negebu TV, nkunda kubabwira ngo kereka nimuba rimwe mwigirira nabi cyangwa se mukaba rimwe mwihemukira, ariko Imana ihagurukije Negebu TV kugira ngo ikugezeho icyo ishaka ko uba cyo mu gihe gisa nk'iki ngiki. Rero umurimo wacu turawushoje, umurimo wawe niwo ukomeje, ni wowe ugomba gufata icyemezo ukaba mu mwanya Imana igushakamo. Imana ibaha umugisha. Turashoje ariko ntabwo turangije, kuko tuzakomeza kubana namwe igihe cyose umwuka w'Imana kibishimye. Imana ibaha umugisha mwebwe mwari mudukurikiye. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ukomeze ube wemeje ko
uzajya ubana natwe mu biganiro bizajya bikurikiraho kuri iyi cano, ariko niba udafite gahunda yo kubana natwe rwose nta nkunga ya subscribe dukeneye. Icyo imaze ni ukugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro tukugezaho. Twebwe ntabwo tuje gushaka imibereho myiza kuri social media, tuje kuvuga ubutumwa. Niba udashaka kubana natwe rwose, gukora subscribe nta kintu bimaze. Imana ibaho umugisha. Niba uryohewe n'iki kiganiro, kora share ugisangiza abandi, kandi niba hari icyo wumva utumvise neza, andika muri comment, duha igitekerezo cyawe, twese dufatanye kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kujya mbere. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Shalom shalom.